umva kuko umuntu aravuga ngo Kagame uri kwica abantu uri gusebya igihugu cyacu isi yes exactly uravuga ati Abanyarwanda barapfa cyangwa barashonje nguri gusebya igihugu ahubwo mwe muri igisebo ku gihugu bari abantu Sheila ni igisebo ku gihugu niyo mpamvu badakwiye no kubabarirwa cyangwa kugirirwa impuhwe abavuga ayo magambo bose niyo mpamvu uvuga ko no kubara igisitaringa byari bikenewe Sheila bari abantu ni igisebo ku kiremwa muntu ku Mana ku gihugu no ku mateka yacu ya ibi bintu biteye ubwoba umuntu wese ubishyigikira ariko ndagira ngo nta munyarwanda sofa nta munyarwanda umaze kuyoberwa ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo nyuma yuko n'igihugu cyacu kibyemeye ariko ndagira ngo mbwire abajene ntago intambara nta gahunda ifite nta kintu kirimo bya bindi Kagame yababeshye ngo gazi ibyo ari gukora ngo yagiye kubahahira nta kintu kirimo iyo kiba kirimo ndababwiza ukuri aba bantu bakabaye bashyingurwa impamvu badashyingurwa ndagira ngo iki ngiki mukifate nk'ikimenyetso cy'uko nta kintu kirimo mugifate nk'ikimenyetso cy'uko ari amanyanga hari umuntu no mu kanya wenda turongera tubikore hari challenge njya mereza abantu iyo turi muri spaces za millions movement umuntu w'intore nkamubwira ngo ngwino uvuge ikintu kimwe unenga Kagame muri iyi si yakoze nanjye ndavuga ibintu bitanu mushima ngiye byo gushima Kagame umbwiye mbishake nabibona ariko intore ukuntu ari bifobagane bananirwa kumunenga noneho ubutaha mbakopeze uzajya uvuga ko utemera ko ukuntu yanga ko abasirikare b'u Rwanda bashyingurwa byibuze wange kumuhora ko ajye mu ntambara abajyana mu ntambara z'ubujura n'ubusahuzi uvuge ko unenga ko abana b'u Rwanda abasirikare b'u Rwanda badashyingurwa mu cyubahiro byibuze icyo ngicyo noneho Shey jewe hari n'izindi ngaruka nyinshi ari byo mbavuga hari n'ushobora kuba ngubu se kubivuga ngo abasirikare abakunze none reka nkubwize ukuri nshobora kuba ntanabakunze ariko none nkunze igihugu mwebwe rero mureba ibintu mu buryo buciriritse aba basirikare naba mbakunze bari inshuti zanjye batari inshuti zanjye bose namwe ubwanyu ba muri kudutuka icyo tuba duhuriyeho ni igihugu ibi rero kuri njyewe ni kimwe mu bintu bisenye igihugu no mu buryo burenze ubw'intambara Sheila urumva icyo kintu ibi ngibi bisenya igihugu kurenza kuba twanarashweho amasaso ndabigusobanurira aba bantu ni 12 ubwabo naba senior officers bivuze ngo kuburi senior officer tujye nko muri business nkuko wafata abacuruzi bose bari muri quartier commerciale ukicamo nk'icumi ugiye kumbwira ko igihugu cyaba kidahombye Sheila ibyo bintu bibaye nk'abacuruzi cyari mu 10 pa bakicwa cyangwa tukumva bari buriye Rwanda yabagiye mu Bushinwa indege ikabakubita hasi hari umuntu ushobora gutekereza ko abahombye imiryango yabo ariko igihugu bro economy iragenda igapfa abo bantu baba batunze ibyaro n'ibyaro hari abantu baba bafite nk'amadayihatsu nka veni barya kubera umwe muri abo bantu gusa 10 bapfuye ugasanga umuntu nawe nubwo ari umukire abayeho kubera undi mukire niko ubuzima busetinze icyo nshatse kuvuga ni iki kuri aba basirikare uribaza Sheila uribaza majoro abafite abana bangahe yishyurira amashuri cyangwa bagaburira n'abakomoka ku muryango w'umugore we siritu cyane cyane nko mu gihugu cy'abanyagitugu kitagira akazi kitagira agaciro k'ifaranga n'ibiki byose byibura aba bantu bo bafite n'utwo tubaraga rwo kuba banasahura no kuba banasahura ariko ikinyenzi nanone abo baturage byibura bariye babonye n'ubufasha uyu mugabo abafite ubushobozi bwo kwinjiza nko muri Rwa Faisal ukavurwa mu gihe adahari bitashoboka so none nurangiza umbwire ngo abagabo 12 bashobora gutunga imiryango irenze 1200 none se kaba bagiye utekereza ko abari 1200 mu Rwanda Kagame ari bubibuke imba kubuza no kubashyingura yakwibuka kwishyura mituweli bakwishyuriraga yakwibuka kwishyura ishuri bakwishyuriraga ahubwo kari buguhige kuko wamenye wanababajwe kuba uwakwishyuriraga uwatumaga ubaho buriya ntibazakubeshya umwami w'umuntu n'umutunze icyo nacyo abantu baje bakimenya ni nkayo mpamvu nashobora gusenga umuntu ware wese ngewe kwisi untunze yes imba nitunze yes
unshyiramo ubushobozi, uwatuma umwuka wanjye uhumeka. Akanya Uwiteka Imana isumba byose niwe mwami mbona nk'umwami uganje, umwami usumba abandi bami bose, kuko kugeza aka kanya mbayeho niwe mbikesha, ko ntawe ungabura, ntawe umpa akazi, ntawe, ibintu ndabyikorera. Ariko hari abandi babikorerwa nkuko nanjye hari abandi mbikora, nkuko nanjye hari abandi babinkoreshera. Ntago nageze hano ntafite abamfasha akaboko, ntago nize ntafite abanyishyurira, ntago namenye gutwara imodoka ntagize ababigiramo uruhare. Yes, aba rero bafite icyo bakoraga n'icyo bamariye izo sosiyete. Icyo agakwiye kwibaza n'impamvu ibifobagane bimwe bihubuka hariya bikabaryohera kupfa kuvuga. Yes, ni majoro wapfuye, ntago ari se wabo wenda wa Kasuku. Sometimes tuyo tuvugisha amazina n'ubundi ahora hano abantu bahora babona yijandika mu bintu tarenze no kuvuga umuntu wakura abantu batagira. Ntago ari se wa Kasuku wapfuye ku buryo Kasuku yafiringa yapere, ko Kasuku we ararya, arahembwa, aranashimwa n'abandi abari bo bose, ntacyo yatakaje mu by'ukuri. Kuza kishimira hejuru y'abantu nta kintu we bimuhungabanyaho. Ariko subiza amaso inyuma nshuti yanjye, utazanibaza none, reka nkubwire, utazanibaza ngo ubundi ngo Sheila umuntu yamukundira iki cyamugira. Abamukunda nabo bose, abo bantu sukeka ko bakiri kumwe na Kagame. Iyi miryango 12, abagabo 12 badusigiye imiryango 1,200 idashobora no kuzatuva inyuma. N'insinzi imwe ishyira igihombo kimwe mu gihugu, ariko ishyira mu kaga ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Kuba ibikorwa bakorerwaga n'aba bantu babibuze, kandi igihugu bwacyo kidashobora kubikora, kuko igihugu kitabasha no kwita ku barokotse jenoside, mu gihe bo bashyiriweho n'ibigega n'imishinga inyuruzwamo amafaranga. Isi yose ifasha abantu barokotse jenoside Sheila, ariko birababaje kuba mu gihugu tukigira abantu barokotse jenoside baba ku muhanda, bakirara hanze, inzu zibagwaho. Ejo nabonye umugore Kinyinya. Reka ngira ikintu mvugaho gatoya kuri cy'abantu barokotse jenoside, ndayamumanureho gato y'abantu bumva aka kantu. Ikintu cyo kuvuga ngo abantu barokotse jenoside FPR itange n'amahoro, ntago mu Rwanda dufite ibi bintu. Numva bakomeza kubivuga kandi natwe tugwa muri uyu mutego. Ntago abantu barokotse jenoside ari ibicucu, ntago ari abanebwe, ntago ari abantu badafite umutima, ntago ari abantu badashoboye kwitekerereza no gukora. Ibi bintu birirwa babeshya bakavuga ngo abantu barokotse jenoside ngo tugiye kubagenera ibiro 5 by'akawunga, ngo abantu barokotse jenoside ngo tugiye kubagenera ibiro 5 by'umuceri. Ibyo bintu nagaruka abo bantu bafite uburyo, bafite igihugu bakoreramo, badashobora kwikorera ngo ibyo bintu nabo babibone. Ikibazo gihari FPR bishaka kwirirwa iteranya abanyarwanda. Uravuga ngo urafata umuntu ngo warokotse jenoside ngo umuhe ibiro 5 by'umuceri, undi mugenzi wese utarayirokotse cyangwa utaranahabaga cyangwa se wanavutse nyuma yayo we kandi ashonje. Kuki mutasaranganya ibyo ngo byose babibahe? Kuki hatajyaho gahunda za leta zo gukura abaturage mu bukene, bakirwa izi nonsense zo kwirirwa bavuga ngo abantu ngo barabahereza ngo ibiro 5 ngo by'ubugari, ngo barabahereza inyanya 3. What nonsense is that? Reka abantu bakore kuri igihugu mu gikure muri kawo, abantu bagende bacuruze, reka abantu bagende bicururize, reka abantu bihingira imyaka yabo barye. Kagame kuri iki gihugu kugishyira mu iterabwoba, ubundi harangiza hagera mu kwa kane ngo FPR ngo ibuka ngo bafashije ngo imiryango ngo bayihereza ngo inyanya, ngo bayihereje ngo indagara. Ibyo bintu ni ugutesha abantu agaciro no kubiba amacakubiri mu banyarwanda, kuko abo bantu uvuga ngo nibo ngo babafashije, ntabwo ari bo bakennye kurusha abandi banyarwanda bose. Abanyarwanda bose, nimba umuntu avuga ngo hari abacika cumu ya jenoside yakorewe abatutsi, abataracitse ku cumu ya jenoside yakorewe abatutsi se bo ntabwo basonza. Ibi bintu nyuma y'imyaka 30 ntabwo ari cyo kintu abanyarwanda bakeneye. Abanyarwanda bakeneye kubona amahoro, bagahumeka, bagakora. Abo barescape ntabwo ari injiji, ntabwo ari abantu badashobora gukora. Ibyo bintu byo kumva ko ushobora gufungira abantu amazi n'umuriro, ukababuza ibwami no ku Karubanda, ukababuza ibintu byose, ukabahahamura, bakagenda bakaguma mu nzu, ngo uzabaha ibiro 5 by'umuceri, umuturanyi w'ubu utabibonye atavuga ngo nambe nabari abari kwibere. Ibyo ngibyo ni ugutandukanya abanyarwanda no gusenya igihugu. FPR ni hereza abantu amahoro, bakore. Abanyarwanda ntabwo ari abanebwe, nta n'igishoro bayisabye. Ikintu cyonyine bashaka ni amahoro n'akuka ko kwihumekera. Ingingo tutarayirenga, hari ibintu ngira ngo mbabwire, ingingo points zigaragaza ukuntu igihombo gikomeye kiri kuri iki kintu
cyo kuba abantu batoya bangana gutya bari gupfa bari gupfa muri izi ntambara kandi abantu mukaguma muzishyigikira abantu bibwira ngo ni abahanga urubyiruko buvuga ngo no gupfa gusapondera umusaza ngo none se ngo mani ngo twabigenza gute ngo mani ngo nukwiciringira ngo nuguceceka ngo nago wapfa kwivanga mu bintu bya politike ngo mani ngo ziriya boro ngo ziba zirimo ibintu byinshi ngo utamenya ngo by'abasaza ngo wimenyera izawe ngo nge ziriya singe nzi izo mvugo zose zo kwigira ikimara no kwiguraho responsibility abantu b'urubyiruko mugomba kuzireka iyo abantu bagiye 500 abantu 100 abantu 50 bakagwa muri Kongo gutya ikintu cya mbere igihugu kiba gihombye tukavuga duhombye human capital cyangwa se ubuse navuga human capital mu rurimi rwiza nabivuga ni igihombo ku bukungu bw'imbaraga bw'imbaraga za bene igihugu kubera ko dukunze kuvuga ngo nibyo bashaka kuvuga yekomeza thank you mu gihe abantu bari gupfa gutya ari batoye bari muri range y'imyaka 18 na 35 nyine turagira shortage kuri human capital twakuze batubwira ngo onoza mu matorero ngo urubyiruko ugasubiza muri gipfunse hejuru ng'imbaraga z'igihugu kandi zubaka ibiki izo mbaraga ziri hehe kandi bari kuzirimbura ibi bintu abantu bagomba kubireka ikindi cya kabiri nimba umuntu apfuye arangije kaminuza abantu bakapfa ku bwinshi muri gutekereza ko hari inguzanyo yafashe muri kaminuza atishyuye muri gutekereza ibintu bamutanzeho kugira ngo akure ave ku mwaka umwe oya ave ku mwezi ku munsi umwe bagere igihe cy'amezi 6 umwana atangiye kumufasha beri umwana atangiye kumufasha beri meri agende ku ishuri uwo muntu aba yaravuze uwo muntu aba yaravunnye ababyeyi bi hari indirimbo nkunda uwo muntu utayikunda ntansitaze yitwa ndinda ya Mariya Yohani aririmba ngo habaho ndinde ebyiri hari ndinda mwana na ndinda mawe ndinda dawe na ndinda mwana umubyeyi yareze ubyuze akana ari gato gafite imyaka 2 amezi 6 kaba gakeneye support y'ababyeyi uba ugomba kumufata akaboko nimba mugiye gusenga umufata akaboko kuko agatambwe ke ni gatonze cyane bisaba kumufata ukamurinda ukamutwara ukamuherekeza akagenda akagira imyaka 16 akajya muri secondaire akiga akarangiza university yarageze muri 35 wowe uri kugenda muri 60 ubu ugeze ahantu nawe ari umubwira ngo ndinda mwana wanjye turi generation y'abantu babyaye bakarera abana babo bagakura bakarinda abana babo bagakura ariko bo ntago bafite umuntu uzabarinda kuko bari kurimbukwa ahubwo nuko abantu bakunda kuvuga ngo umuntu ngo mufata ngo genocide mukayipfobya ariko Kagame niwe muntu wa mbere byagaragara ko ari gukorera genocide urubyiruko none se mufata abantu ukagenda abantu bo mu kigero kimwe ukagenda ukajya kubashora ahantu intambara uzi ko utarimo byeruye ukagenda ugatuma drone zibarasa we nta drone ufite ni ibintu by'ubucucu ntago ndi umuhanga mu bya gisirikare ahura ngo byumvikana ukuntu Kagame agenda akajya agashora ingabo z'u Rwanda ahantu bari bujye kurwana na drone bari ku maguru kubera ko nawe drone atari ko drone tuzibuze ahubwo ari kuvuga ngo ntago turi mu ntambara byeruye abantu bakagenda abagashiriramo hariya ubwo se ubya yazandinde ebyiri mu Rwanda ntago zigihari hari ndinda imwe hari ndinda mawe ariko nta ndinda mwana ihari kuko urarinda umwana wawe ukamurira yakura mu gihe yagera ku gihe cyo kukurinda bakaba baramujyanye bakaba baramwishe ibi ngibi ntago ari ibintu bisaba imibare ihambaye sinzi nimba iki kintu uri kucyumva Shey ndacyumva 100% turi kumwe kuri icyo kiteye n'agahinda buragenda numiwe ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo ari kuvuga ngo tugize ngo turi bugire shortage ku kintu cya human capital gusa turagira na shortage ku kintu navuga se nka demographic loss cyangwa se dushobora kugira igihombo ku kintu kijyanye ari no mu muco ari no mu mateka sheyira abana bakura batagira abana ndashaka kuvuga ku bintu wewe wavuze ku kintu cyo kuvuga ngo abana bari nuza ngo abantu abari ngakenshi abantu bajyayo ngo n'abagore bajyayo ariko umare munini w'abantu bajyayo haba harimo abantu harima usanga ari igitsina gabo ariyo nyine ndi gushaka kuvuga nyine ku kintu cya demographic loss cyuko abantu hazamo
hazamo ikintu cy'ikibusanyo kigaragara cyangwa se ikintu kidahuye ku kintu kijyanye na gender, unabyibuke ko na minisiteri ubwayo cyangwa ibarura mu Rwanda rigaragaza ko ngo kugira ngo umugore w'umunyarwanda arongorwe keretse umugabo abashe kurongora abagore bane. Ibyo byakozwe na leta iracyanabikora. Abagabo 12 bapfuye na abagabo basize abagore 12. Aba bantu bapfuye basize abagore 12 batoya. Bafite imyaka 25 abo bagore bazakenera kujya gushaka. Bafite imyaka 30 bazashakana se n'abandi. Basize n'abana b'abakobwa. Afite ubushobozi. Kagame turabyemera. Afite ubushobozi bwo kureba umusore akamukunda, yasanga afite na shero akamwica kugira ngo umukobwa wakunda arongorwe. Ako se twebwe ibyo byose nese abantu bose bazabikora. Exactly. Alexia Mupende yaratunze umuryango we. Urumva? Ubuso umuryango we Kagame arawutunze cyangwa agiye mu byago birenze n'ibyo waruri. Atunze umuryango wena niyo abadatunze umuryango we ifite uko bawo nta bushobozi. Ntago ari ngombwa ngo ugende wica umwana w'umuntu ngo kugira ngo ukunde ubone umuko cyangwa umukazana. Ariko ibi ngibi bari gukora niko bimeze. Nese aba wiki wowe uri umwana w'umukobwa uhubwo reka mbanze mbwira abakobwa uri umwana w'umukobwa uraho uri kwirirwa wiyambarishijwe ubuntu bw'ubu sunglasses n'ubu crop top wikaragara muri arina ngo muzehe wanyu uzashakana nandi kabagabo mwari kuzashakana bamaze jureba imyaka yaba bari hariya n'ubundi babayeho nabi abana bato tware byarwo kinyitaro uzashikana nandi Kagame ari gufata abantu bose akagenda akabamariramo hariya. Umuntu usize agasiza kana kameza 2 uwo muntu azakenera kujya gushaka. Icyo se naga ari ikintu nese ubari abantu amafaranga nge hari amafaranga mba numva bije umpaye ubushobozi nagenda bije zabo nkazikuramo nagenda nkaziguriramo abantu kawunga baba bari kurya imitanga nagenda nkabaguriramo ubuhunga nagenda nkabaguriramo amata bagasomera bakibyibuhira byose bikarangira kuko nta kintu na kimwe bimaze. Ikira kintu kitwa ngo cya minisiteri y'umuryango ubu si ibi bintu iyo bari kubibona babona ari ibiki. Ikintu kitwa parlement ngo abantu bose bakabafasha bari abadepite bari abagore bose bakabagenda bakajya kurera abana babo n'abagabo babo bakarika gufata bije y'igihugu bayipfusha ubusa kuko ibi ni ibibazo byose byakabaye abantu babyadressingira hariya ntago ari ibintu byakabaye bivugirwa n'abantu kuri YouTube no kuri X space. Exactly. Ariko se abantu bari in charge ntabwo babikora. Nese ubu ibintu ngiye kuba mbibona ntago ari akazi kanje wenda ntago ari ibyo nize nta nubwo mba bafite umwanya uhagije wo kubitekerezaho nk'uko ariko kazi bashinzwe bahemberwa guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru. Nese bambwira gute ko batabitekereza ntibabone ko iki kintu ari ikibazo. Sheira urakoze cyane kuri iyo comment kuri ikintu ndetse ngiye turi kumwe 100% nkuko wari utangiye usubiza iki kintu kiranakurakaje avuga ati no rama abanyarwanda imyaka 30 yarageze ko tudakwiye no kuvuga ngo uyu ngo nuwa genocide uyu n'uw'intambara ngo uyu n'uwiki dukeneye gukora ahubwo leta ikaduha amahirwe tugakora tukibagiza ayo mateka tutabanje no kugendera kuri icyo kintu. Impamvu nanjye ntago nshyigikiye ibyo bintu ntago kuko nanjye mu bintu bibaho nashyigikira Sheira nziko duhure kuri icyo kintu twemera genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda tukanemera n'intambara yarindi mu y'abanyarwanda. Ibyo bintu tubyemera kimwe nta muntu hakana genocide yakorewe abatutsi. Icyo tutemeranyaho ni uburyo ahubwo bafatwamo uburyo ikoreshwa. Yes, exactly, thank you. Ni uburyo ikoreshwa. Impamvu ibintu byo kwiga bavuga ngo turagwa akawunga rema umuntu agwaye ibiro 5 by'akawunga imboga so wazikura muri sarabi gutagira hurara usibye no kutagira hurara ubundi umuntu akugabura utagira na toilette abantu babiri baturanye ufasha umwe umuhaye ngo kawunga undi urayimwimye uzi kugaburira umuntu utagira toilette kugabura umuntu utagira toilette Sheira uziko tubabona bagaragara hariho nabonye uwafite toilette ubwo ntafite inzu ari kurara muri toilette ati rwose inzu batwubakeze kudusenya. Impamvu rona kavuzo Sheira impamvu ko mba ngoma ukavuga nkagatanga n'urugero nukubera ko basi imba mwaraturushije imbaraga mukabishyiramo ubucuruzi bwanyu mukirwa tubabona muzengurukana serikeye z'abantu z'amagufwa y'abantu mwirirwa za Paris mwirirwa ku gisozi mucuza amagufwa y'abantu twarabibarekeye turanatuza kugira ngo turinde aganga kacu gato. Hari umugabo witwa Apostle Abraham niwe nabonye ari kuvuga mu kiganiro
kiganiro cyavuga ati twebwe ati ngenzibuka igihe cyanjye nikigera cyo kwibuka ati kuko iri ibuka ryiba mu Rwanda byambaho rimwe kabiri mpita mbona ko ntago ari inyungu zo kwibuka abanjye cyangwa se abanyarwanda baje jenoside, ni inyungu za politike zo kwibuka. Byukuri nta kwibuka kurabaho mu Rwanda n'umunsi n'uyu numwe, twibukira mu nyungu za politike. Impamvu rero nari mbavuzeho basi mba baraturushije izo mbaraga bakegeranya ibyo bintu tukanabibarekera twagatoke ni mucuruza amagufwa y'abantu igihe azabasesema cyangwa azabatera umwaku mukisanga muri ayo maserike mwirwa mwikoreye nkabo, natwe tuzamenya uburyo dushyiraho noneho kwibuka abantu bacu mu cyubahiro, cyane cyane ko twe tuzabashyingura. Ibyo byo babimenye, nta muntu uzabana n'abantu be n'amagufa ye. Agaciro k'umurambo mu muco nyarwanda, agaciro washaka kuha karenza kandi ni ukushyingura mu cyubahiro. Icyo kintu cyemera Sheila. Reka nkubwira akantu kamwe, hari umushiti wacu ntabwo mvuga izina ariko ndabizi ahita yiyumva, nawe ni umukunzi wawe aragukunda, yarambwiye ngo shira njyewe iyo ngeze ari ku rugamba ariko ageze no mu Rwanda, agati njyewe ngeze mu Rwanda imbeho iranyica, iyo nyigera kuri airport imbeho iranyica. Nyine hari abantu bakunda ibi bintu bya yoga, bazi guconnectinga na nature, nyine bagerageza kwihuza n'izindi imbaraga zisanzuye. Bagerageza kwihuza nyine n'imbaraga zisanzuye. Ibyo bintu abantu babikora bashaka kubyumva, abantu bakunda meditation n'ibiki nyine caringa on details. Aragati iyo ngeze kuri airport Kanombe imbeho iranyica, ukumva umutima ugatera cyane, ubona ko nyine hari ikintu kitagenda. Ubona mu Rwanda hakubuye, hari akayaga kameze neza, hari nta rusaku, nta chaos, ntaki, ariko ibyo bintu iyo birebye ubwoba burakwica, ukumva ugize imbeho. Ni izi roho z'abantu badashyinguye ziri mu Rwanda. Yego. Kandi ntabwo ari umuntu wenyine wabibwiye, umuntu ni Umunyarwanda, ariko hari n'undi Munyakenya wabimbwiye ati njye nagize mu Rwanda ubwoba buranyica. Igihugu kimeze kuriya kiri well organized, nk'ikigo cya gisirikare kimeze kuriya, biteye ubwoba. How do you guys do that? Tagati icyakubwira amaraso y'abantu atemba kugira ngo mubone umujyi umeze kuriya. Hari n'imigirego ibiri clean kandi itekanye. Yego. Kurusha n'u Rwanda, ariko ari ibyanyabyo. Ariko mu Rwanda kubera igiciro gikomeye cy'amaraso batanga, niho wisanga bimeze kuriya. Niyo mpamvu nari mbavuzeho nsa nk'ubatanga urugero, kuko hari ikindi bakeneye kuririrwa Sheila. Kuko iyo step yo gukoreshwa ibyo byatukisanga n'abantu bashyizwe mu masosiyasiyo yo kugira ngo abafashe n'ibiki, none reka twemere ko ayo masosiyasiyo ariho, ahubwo noneho bakorewe koperative. Iyo koperative hari ingero nyinshi. Ku Rwibutso buri muzungu yishyura amadolari atari munsi ya 30 kugira ngo asure rwa Rwibutso. Every day buri tour company itegetswe kujya guparika hariya ku Rwibutso, ntago ari choice yawe. Baramutse basanze no muri quotation ugurisha atari cyo cyambere ugurisha, iyo company bayifunga mu Rwanda. Icyo ni icyambere. Tukagira ubuvugizi bakorewe, bafungurirwa ibigega, bafungurirwa amasosiyasiyo yose akusanyirizwamo amafaranga. Ahangaha ntago ngamije rwose ushyikije, ahubwo ndashaka kureba ubu bujura bwa Kagame bwo gucuruza abantu ariko yica n'abandi, twe turi kubihomberamo ku rwego rwo hejuru, kugera ku rwego imba hari ikintu kinjiza amafaranga menshi mu Rwanda uvanyemo amabuye ya Kongo twiba, na inkunga ziva mu bya jenoside. Reka mbivuge gutyo, ari amafaranga ni menshi. So biratangaje kuba mu myaka 30 ugishobora kubona, kuko si Abanyarwanda bose barokotse jenoside, ni bake cyane, urabyumva, ku buryo noneho ku buryo uwo mubare wagakwiye kubaho koko muri paradizo, nk'uko muri script babakoreye yo kubatabariza no gushyira ibigega bafasha. Uburyo birirwa babirata twakabibonye kuri ba nyirabyo. Yes, ibintu byose bacikacumu twakabibonye ari abakira, ari abantu bameze neza, ariko n'abatinyi babakuriye imihanda y'i Kigali. Urabona ukuntu Kagame arata RDF. Ndabyemeye ko RDF y'umubonye hanze, ukareba imbunda ye, ingofero ye, icyuma cye, umwenda we, uhita uvuga ati aba bantu
amaboko urata koko. Noneho RDF ryo Kagame ayirata nta nubwo ari 1/3, none RDF yo nta n'uyitera inkunga, ahubwo noneho si 1/3 cy'uburyo arata genocide iri beyond everything. Ndagira ngo mbwe n'abanyarwanda n'urwibutso rwo mu Bufaransa Kagame yarishyuwe ayo mafaranga sa Kagame kugira ngo urwibutso rwiyubakwe, na Kagame yaranishyuwe kugira ngo atange license ko Ubufaransa bwa hostinga urwibutso. Ari ikiganiro nakoze abantu bazakibona akiri kodinze nabibasobanuriyemo iby'urwo rwibutso rwo mu Bufaransa. Icyo nshatse kuvuga niki, ayo mafaranga ajya byonyine abacika cumu dufite babayeho nabi niyo wabashyiramo $100 gusa, bose ubuzima bwahinduka. Iyo mvuze rero mbavuzeho sinshyigikiye uburyo babacuruzamo, ariko imba byabaye ibyo bicuruzwa ko wabicuruje inyungu yabyivamo, ayo mafaranga ajya hehe Kagame ku buryo tukibona umucika cumu urara muri toilette. Ukunafata abacika cumu ni nko kwa kundi unafata niba abantu baba bakora nk'ibintu bya human trafficking, ukabona umuntu afite nk'abakobwa acuruza yabagize indaya ariko bakuramo amafaranga bayamuhereza, nuko abikora. Mu by'ukuri nta mushika cumu wagakwiye gukora ku rwibutso ari umukubuzi, ari umupuranto. Yakwiye gukora ku rwibutso wenda ari muri administration atanga ubuhamya cyangwa yigisha abantu ibyayo mateka, kugeza ari uri umupuranto uri gukubura uhembwe 40 first of all wabapfobeje genocide. Icyo sinzi mucyemera. Bari abantu uburyo Kagame yabamarketinzemo tubyemere wenda imba byabaye, ariko bagakwiye kubaho luxury life. Nta n'umuntu wakabaye we yararokotse genocide ngaba gisaba umunyu cyangwa bagisaba icumbi cyangwa ukuntu Kagame na Nyiramongi birirwa bavuga abantu bose bakabaye luxury life, ariko babaye nabi. Yes, bakwiye kuba bafite ama apartment, imirima bahinga yeza, none ahubwo bya bikorwa bakora bikubaka cya gihugu cyasenywe kubw'amaraso yabo, cyasenywe kubera bo. Urabyumva? Bakanishimira kubona ko wereka nkubwire wowe ntabwo bizi iyo Kagame agize Imana akabona umuntu ufite umuhoro intera hamwe zakubise nk'imihoro mu maso, kwa kundi nyine abantu baba ari abasurvivor ariko bafite ibikomere mu maso nyine bigaragara kwijosi mu mitwe. Uza abo bantu aragenda akabafata akabatereka ari akaberekana, nta nubwo ashobora gutuma usa neza, nta nubwo ashobora gutuma urya ngo ubyibuhe ngo n'inkovi isibangane. Oya, abashaka kuguma wumagaye akajya acuruza agahanga agahita kuwawe, agahita nawe ajya kukwerekana akavuga ati ngo nimurebe nk'uyu nguyu, ngo nuko hashize imyaka 30 ngo ari kwibaza iki gisebe ngo iyo kiba kiri kizima. Nuko Kagame ameze n'umuntu urira ku muziro, kandi ibintu tutagomba kugira ngo ijambo ryiza arira ku muziro. Kagame Paul arira ku muziro, arira ku muziro, ariko wa wundi wikubye incuri ibihumbi nyiri utarigeze unabaho. Kagame ibintu bye byose ni bye wenyine, nta kiremwa kizijya gikora ibikorwa nk'ibya Kagame na FPR. Biteye ubwoba kuba tukibona. Reka ikintu kimwe nivugira wenda turi no kugira ko dufite n'izindi ngingo nyinshi, ariko kugira ngo ngire icyo nkubwire ugire icyo bimbwiraho. Mu Rwanda harimo abantu b'abahutu buri gihe uko ahantu ngo bahakuye amagufwa, babonye ahantu hari amagufwa bahacukuye barabafunga. Mu biganiro byose muhora mwumva byo muri nuza mu kwibuka baba bafunga bavuga ikibazo cy'uko cy'abantu badatanga amakuru. Reka nkubwire, abantu badatanga amakuru y'abantu wenda wari uzi ahantu abantu bashyinguye cyangwa iki genuinely ubizi ntutanga amakuru y'ahantu abantu bashyinguye ngo abantu bashyingura abantu babo mu cyubahiro, ntago ari ibyo rwose, ni ubushinyaguzi. Ariko aho ngiye niho mpagaze. Ariko reka nkubwire, uzi impamvu ibyo bintu bifite agaciro n'umuntu wese ubivuze n'umunyamahanga byumva. Iyo umuntu apfushije ntashyingure uwe ahora muri grief, ahora ari mu kinamo kidashira cyane pe. Buriya umurambo wishyinguriye uturuhuka. Bagira ngo nkoreshe ibintu byabo neza. Reka ndeke ntago ibi kuba mbivuga kuvuga ngo ntago werekanye ngano ngo ari abacika ngabazize genocide yakorewe abatutsi ahantu bari. Ntago nyobewe ibihumbi n'ibihumbi na miliyoni z'abahutu batigeze bagira ubushobozi bwo gushyingura imiryango yabo. Icyo ntago tukiriho, ni ibintu biri obvious. Turi kuvuga ku bintu FPR yo yemera, ivuga ko umuntu ngo yashyinguye waruhuka, bakabikoresha mu ma speech yabo bakavuga ngo abantu ngo bagaragaza ahantu abantu bari ngo bashyingurwe.
mu gihe abo bantu babwira bafite imiryango yabo idashyinguye yanditse ahantu hose cyangwa banajyanye kuvuga ngo mu rwibutso ariko ntibabahereze uburenganzira bwo kunamira ababo, ibyo tube tubyirengagije. Tujye kuri iki kintu cyo kuvuga ngo muri Kongo, nanone nyongereho nk'ingaruka y'ibi bintu abantu bari kugwa muri Kongo ntibashyingurwe, nyongereho mvuga nko ku kintu cya navuga nka social trust and trauma ku banyarwanda. Abantu bose ni ukuri hari abantu nzi bapfushije abana babo b'imanga muri ya ntambara yo gufata Goma, babimenya ejo bundi mu minsi ishize mu kwa mbere. Kandi ubwo yafashe mu kwa gatatu k'umwaka ushize, right? Yabimanga bukuru na butoya. Amezi 11 kuzuye umuntu atazi ko impanga ze zamaze kwita. Ko bapfuye gusa ntago baguye muri ya ntambara ya Goma sha, muri ya ntambara imaze umwaka Baskovia bari bari kugira. Bamenye ko bapfuye ejo bundi mu kwa mbere. Ntago bigeze babashyingura gusa niko bababwiye bita binarangira. Reka mbabwire iki kintu cya social trust and trauma ni ikintu gikomeye kurenza ko abantu babitekereza. Kagame ninde wamubwiye ko umuntu agira agaciro iyo yapfugishwe na jenoside gusa? Iyo umuntu yapfuye aba yapfuye. Iyo umuntu yabuze umubyeyi we muri accident wenda akamubura nuko jenoside ari ikintu kinini ubwicanyi ndengakamere utagereranya n'ikindi kintu, ariko iyo umuntu yapfushije aba yapfushije umuntu waba yagiye. Jenoside wenda ahantu bitandukana nuko abantu benshi, ntago ari umuntu umwe uba wapfuye, n'abantu benshi ugira agahinda ugasanga n'umubyeyi wawe n'uriya, ariko bitugiye kuvuga ku muntu umwe wapfuye n'undi wapfuye. Umuntu yabuze umuntu waba wamubuze, nta n'ikintu kiba cyamukugarura mu buzima bwawe, nta n'ikintu kiba cyakora kugira ngo kugenda agashira. Ariko aba bantu batajya bashingura abantu babo, mwibuza ako gahinda k'ibihekane mugane warabafinda, ako gahinda abantu baguma bazungura. Jewe ako gahinda u Rwanda rwacu rurihe, ako gahinda nje narakagize ndakaza ukuntu kamera. Reka nkubwize ukuri, sister wanje muri jenoside we yarapfuye ndanabibona n'umurambo narawubonye. Hanyuma murumuna wanje warabura, ariko mu kubura tukagira ngo baramwishe byararangiye. Ari we ejo bundi nabonye nyuma y'imyaka 30. Uzi ukuntu byari bimeze buriya mu mitwe yacu twese mu rugo. Ikibazo twari dufite, ntabwo twari dufite ikibazo cya Shema wapfuye twiboneye n'umurambo we. Twagiraga ikibazo cyura, kandi uriya niwe twari tuzi ko yapfuye mbere. Urabyumva? Kuko uburyo yaducitse n'uburyo byagenze byo twarabirebaga ko ari igihe cy'igitero bagabweho agiye gupfa numara wati. None twe tukabyumva ko yapfaye kuko tutamushyinguye, nanone bikanga kubyakira. Ibyashema twabyakiye tukimushyingura twumva ko urapfuye ntuhari nturi muri twebwe, ariko uriya byari byaranze. Ni nk'abo bantu bose rero Kagame afata imiryango y'abakayina agapakira muri ayo mashyamba, akazakwihura ntanakubwimba umuntu wawe ariho cyangwa yarapfuye. Ako nagahinda ni byayo nivuga ngo ingaruka ziva muri ibi bintu ni nyinshi cyane zirenze wowe izo watekereza. Ikindi waruvuze kuri ibi bintu by'ibyobo nabyo reka tujye tubishyiraho umucyo shera. Iyo tugeze ku kintu tujye tugishyiraho umucyo twikomereze, kuko nejo tuba turi buhure nacyo ariko kiba kigoma no kujyaho umucyo. Hari iki kintu uvuza abo bantu ngo barabafunga, ngo iyo babonye ngo ibyobo ngo harabahutu bafu. Sinzi imba hari timu wenda y'abafungwa n'abadafungwa, ntago babinsobanuye neza ngo mbyumve. Gusa icyo nshaka kuvuga ni kuri ibi byobo abantu twaravuze tuzababwira amateka na story uko zibeze tudashyize mu filita. Mu by'ukuri ntera hamwe zisha amezi atarenze 2 cyangwa 3, zica ziri no kuri pressure, ziri kuraswa, ziri no gushaka aho zihunga, hamwe n'ibyo zasawe zitabonye n'umwanya wo kubirya ziranabyicuza zikavuga ati ku cyubundi twasahuye ukabyara we twaturi no kubizira ubundi twasahuriye iki. Sinzi ishyigikira, sinzi kunda, nzanga kubi, nanga intera hamwe, nonge miso nanga intera hamwe, kuko nundi muntu ware wese nyufata umuro cyangwa inyundo cyangwa imbunda akicunda muziza ubusa cyangwa ubwoko bwe cyangwa umutungo we, na abari intera hamwe kuri nge abari umwicanyi nkandi wose ndamwanga. Ahubwo icyo nshaka kuvuga rero, intera hamwe ku makuru y'ibyobo ngewe ubwanjye natanze story yanjye ahangaha.